Bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Uyu munsi ni umunsi mukuru wa Kristo Umwami, ni umunsi w'ibyishimo kuri twese rero abakristo. Ni umunsi tugomba kumenya ko turi abakristo kandi tukabaho nyine nk'abakristo. Bakristo shuti mwese banywanyi w'umuryango mugari wa YouTube channel Paroisse Saint Vincent Paruti Gikondo, aho muherereye hose turabasuhuje tubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana, kandi dukomeza kubifuriza umunsi mwiza, umunsi mukuru wa Kristo Umwami twizihije ku cyumweru gishize. Muri kumwe na Joseph Ahumukiza. Nkuko nari mbivuze rero, ku cyumweru tariki 23 Ugushyingo uyu mwaka wari umunsi mukuru wa Kristo Umwami muri Kiliziya Gatolika. Nk'ibisanzwe hirya no hino aho abakristo bashoboye kubizihiza wasangaga intero ari imwe, wenda mu ndimi n'imico bitandukanye, ariko hose bamamaza mu mbyino, indirimbo ndetse n'imidiho ko Kristo ari umwami w'abantu, akaba nyiringoma zose z'isi, kandi akaba akwiye kubahwa no gusingizwa iteka. N'Igikondo rero intero yari iyo, ariko ho byarakarusho, kuko mu by'ukuri ibiro byo kwizihiza uyu munsi mukuru wa Kristo Umwami Gikondo byatangiye ku wa gatandatu tariki 22 Ugushyingo ku gicamunsi, bikaba byarabimburiwe n'igitaramo ndetse n'igitambo cya misa cyo kwizihiza uwo munsi mukuru wa Kristo Umwami, ariko ku buryo bwihariye bikaba ari umwanya ku makorali yose wo kwizihiza Mutagatifu Cecilia, umurinzi w'abaririmbyi n'amakorali. Twizihiza uyu munsi twaragijwe na Mutagatifu Cecilia. Kuririmba ni impano, ariko akaba n'umurimo ukomeye muri Kiliziya Gatolika. Ubwo kuririmba burya natwe turi mu bantu baba bakikije umusaseridoti, kandi bidufasha rwose no kuyobora abakristo bari mu nzira igana ijuru. Kuba umuririmbyi rero twirinda kuba icyapa, kuko icyapa kiyobora umuntu ariko ntabwo kigera aho kiri kumuyobora. Ntabwo kigera aho kiri kumuyobora. Rero nibyo twirinda, tugakomeza rero dusaba Cecilia Mutagatifu ngo adusabire. Munyemerere mbanze nibutse abatarakora subscribe kuyikora, kugira ngo bajye babona ibiganiro byacu ku buryo bworoshye, ndetse no kutabyihererana mukabimenyesha abandi, bakora share, inyuma mugakora like, kugira ngo tubone ko ibiganiro byacu bibanyura. Ikindi cy'ingenzi nuko tubasaba gukora, kujya muduha ibitekerezo kugira ngo tumenye uko turushaho kunoza ibiganiro tubagezaho. Abaririmbyi mwese, umunsi mukuru wa Mutagatifu Cecile ubabere muhire. Nongere mwifurize abitwa ba Cecilia bose. Hari ababyeyi nabonye hariya bahimbawe kandi banejejwe no kwitwa ba Cecile cyangwa se ba Cecilia. Mwese tubifurije umunsi mwiza. Hari n'abandi batari hano, abakristo ba paruwasi yacu bitwa ba Cecilia na ba Cecile, cyangwa se n'abandi dusabira bari mu mpande zose z'isi, bose Nyagasani abahundagazeho imigisha ye. Tugiye mu mateka rero y'ibirori byo kwizihiza umunsi mukuru wa Kristo Umwami hano mu Rwanda, batubwira ko mu mwaka w'1946 i Nyanza, ahazwi ku izina rya Kristo Roi, habereye ibirori byo kwizihiza uyu munsi mukuru.
Ibyo birori bikaba byaramaze iminsi 3 kuva ku itariki ya 26 Ukwakira kugeza ku ya 28 Ukwakira umwaka w'1946. Muri ibyo birori niho umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yatuye u Rwanda Kristu umwami. Tugarutse Gikondo rero twavuga ko ibirori byo kwizihiza umunsi mukuru wa Kristu umwami uyu mwaka byamaze umunsi umwe n'igice. Muri icyo gihe hakaba harasomwe misa 8 zose zigasomerwa kuri paruwasi. Umunsi wo ku cyumweru wonyine ukaba warihariye misa 7 harimo na misa yo gushyingirwa. Mbese kuva mu gitondo cya kare kuva saa 12 kugeza za mu gitondo kugeza saa 1 z'ijoro, amasaha 18, twavuga ko nta saha n'imwe itarabayemo misa kuri uwo munsi wo ku cyumweru ku munsi mukuru wa Kristu umwami. Nta gashya Igikondo. Dukomeje kwibanda ku dushya twagaragaye ku misa z'umunsi mukuru wa Kristu umwami hano Gikondo. Munyemerere duhagarare gato kuri misa ya 3 n'iya 4. Ubusanzwe misa ya 3 yo ku cyumweru itangira ku isaha ya saa 4, ikitwa misa y'abana kuko mbere na mbere ari bo yariteganyirijwe kugira ngo abana bakure bakurana indangagaciro z'ukwemera. N'ikimenyimenyi n'uburyo abasaseridoti batangamo inyigisho zabo bukaba ari uburyo bwihariye bujyanye n'icyiciro n'ikigero cy'abana. Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibara ya kabiri Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyatesalonike. Bavandimwe muze neza ibyo rero byatumye n'abandi ba Kristu mu bindi byiciro bakunda iyi misa ndetse bakayitabira ku bwinshi. Ikaba nk'uko twabivuze itangira saa 4, isaha nayo inyura abatari bake mu bakristo. Kuri uyu munsi rero wa Kristu umwami, iyo misa y'abana ikaba yaragabwemo ibice bibiri. Igice kimwe cyagizwe n'urubyiruko. Urubyiruko rwumviye misa rwitaruye abandi bakristo ruyumvira muri Chapelle Saint Gaspard hano Gikondo, mu gihe abandi bakristo bayumviye muri kiliziya nk'ibisanzwe. Umunsi ni umunsi mpuzamahanga, umunsi mukuru mpuzamahanga w'urubyiruko ku rwego rw'isi yose. Kuri uyu munsi inama y'abepiskopi mu Rwanda yifuje ko urubyiruko hamwe n'urubyiruko rwo ku isi yose bakwizihiza umunsi mukuru kuri uyu tariki no kuri uyu munsi wa Kristu umwami. Muri urwo rwego rero natwe muri paruwasi yacu ya Gikondo twifuje kwizihiza uyu munsi, by'umwihariko urubyiruko rwa paruwasi yacu. Misa ikaba itandukanye n'indi misa n'izindi misa ziba zateguwe na paruwasi yacu. Urubyiruko rukaba rwarahisemo guturira igitambo cya misa ukwarwo rwitaruye abandi bakristo mu rwego rwo kwizihiza umunsi mukuru w'urubyiruko ubusanzwe wabaga mu kwezi kwa mbere. Ariko uyu mwaka inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda ikaba yarayemeje ko uyu munsi uhuzwa n'umunsi mukuru wa Kristu umwami kugira ngo urubyiruko rw'u Rwanda rubashe kwifatanya na bagenzi barwo ku rwego rw'isi. Misa cy'urubyiruko rero cyabimburiwe n'umwanya nawo udasanzwe mu misa zo ku cyumweru, kuko habaye umwanya wo gushengerera isakamento ritagatifu ndetse n'umwanya wo guhabwa isakamento ry'imbabazi penitensiya. Ako kanya kakaba karabaye nako agashya mu misa zo ku cyumweru. Igitambo cya misa cyatuwe na Padiri Omoni w'urubyiruko ku rwego rwa paruwasi, Padiri Isaac Izategeka. Ntama wishwe akwiye guharirwa kuba Imana no kugira ububasha n'ubuhanga, ubushobozi n'icyubahiro, ikuzo n'ubutegetsi ni ibye, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Bavandimwe, tugeze ku munsi mukuru twizihizaho Nyagasani Yezu Kristu umwami w'ibiremwa byose ari ku isi no mu ijuru.
amasomo matagatifu araza abishimangira, aho isomo rya mbere riducira amarenga mu gitabo cya kabiri cya Samweli mu bwami bwa Dawudi. Isomo rya kabiri Pawulo mutagatifu akabitubwira neza, atwereka ko Kristu ari we nyagasani, umwami w'ibihe byose. Ivanjiri ikaza nayo ibiduhamiriza, itwereka ko uwo Kristu dushagaye kuri uyu munsi ari wa wundi watetse intebe ye yabaye iyo ku musaraba. Katubera rero umwanya wo kuzirikana, kandi ntiturangare kuko uwo watetse ku musaraba, uwo wategekeye ku musaraba, wabaye umwami mu bubabare, natwe niyo nzira tuzanyura, nk'uko umubyeyi Bikira Mariya bitubwira ikibeho ko umwana wa Mariya adatana n'umusaraba, natwe duheke iyacu maze tumukurikire. Umwanya w'inyigisho akaba yarabagejejeho ubutumwa bwa Nyirubutungane Papa Leo wa 14, ubutumwa yageneye urubyiruko muri uyu mwaka. Ni ubutumwa buhamagarira urubyiruko kurangwa n'ubuvandimwe, kuba inshuti za Yezu no kuba bamaza butumwa. Urubyiruko dukunda, mu ntangiriro y'ubu butumwa bwanjye mbahaye, ndashaka kubanza kubashimira. Ndabashimira ku bw'ibyishimo mwasakaje igihe mwazaga i Roma muri yubile yanyu, ndetse ndanashimira urubyiruko rwose rwifatanije natwe mu isengesho hirya no hino ku isi. Byabaye igihe gikomeye cyo kuvugurura umunezero uturuka ku kwemera no gusangira amizero agurumana mu mitima yacu. Dukore uko dushoboye rero iri huriro mu guhimbaza yubile ntirisigare ari amateka gusa, ahubwo ribere buri wese umwanya wo gutera intambwe ijya mbere mu buzima bwa gikristu, bimutere n'umwete wo guhamya ibirindiro mu buhamya bw'ukwemera. Nk'uko kandi byari biteganijwe muri iyi misa, urubyiruko rukaba rwaragize umwanya wo kuvugira hamwe isengesho ryo kwitura no kwiyegurira Kristu umwami w'impuhwe, aho bageze bati: twebwe abana bawe tuje kwiyegurira no gutura ubuzima bwacu, akira imigambi yacu n'ibyishimo byacu, akira ibitekerezo byacu n'imishinga yacu, akira imbaraga zacu, ubutumwa bwacu n'imirimo byacu, mbese tugutuye ibyacu byose nyagasani. Umubyeyi Bikira Mariya, Imana yamunyuzeho kugira ngo atugereho. Muri kubyumva? Natwe tugomba kumunyuraho kuko ni inzira ngufi itugeza ku Mana. Harya tumwiyambaza dukoresha irihe sengesho? Yaduhaye urugero rw'irihe? Yavuze mu butumwa, yavuze irihe sengesho? Yavuze rozari igizwe na ndakuramutsa Mari, oya, igizwe na ndemera Imana Data, ikagirwa n'isengesho rya Dawe uri mu ijuru, ikagirwa n'isengesho rya ndakuramutsa Mariya. Ikindi kiyigize ni ikihe? Hubahwe Imana Data. Ikindi kiyigize na Yezu wacu. Ikindi igizwe ngo n'amibuke. Igitambo cya misa kikaba cyarakurikiwe n'ubusabane, aho urubyiruko bwifurije bagenzi babo bizihije za anniversaire zitandukanye n'indi minsi mikuru muri uku kwezi turimo gusoza. Ubundi iki gikorwa kikaba kiba buri wa kabiri usoza ukwezi mu misa y'urubyiruko ku mugoroba. Bamwe mu rubyiruko twaganiriye bakaba baratugaragarije uko bakiriye
uyu munsi n'uburyo bahawe umwanya wo kwizihiza ukwabo umunsi mukuru wa Kristo Umwami banifatanya n'urubyiruko rw'isi yose. Ni igikorwa cyiza cyane cyane ko ari ubwa mbere kibaye kuba urubyiruko ruhitamo kwizihiza umunsi wa Kristo Umwami. Ikintu dukuramo nyine kwibuka ko Yezu nyine ari umwami n'ubundi w'ijuru n'isi nyine. Yego, murakoze cyane, urabikoze neza uvuga ngo ni ubwa mbere bwizihije uyu munsi mukuru ku buryo bwihariye urubyiruko. Ubundi kuba nk'amwe noneho nk'urubyiruko kiliziya yarabahaye umwanya wo kwizihiza umunsi mukuru wanyu ku munsi mukuru wa Kristo Umwami, bakabigira umwihariko. Bibasigiye iki? Ni iki bibongerera mu buzima bw'abakristo? Ni ukuvuga ngo ni byiza cyane kuba paruwasi yaraduhaye umwanya wacu nk'urubyiruko, bituma turushaho kwegera Imana cyane ko urubyiruko tuba dufite ibintu byinshi bitujyana kure y'Imana, ariko kuba barahisemo kuduha umwanya wacu birushaho gutuma twegera Kristo. Twabonyeho kandi uganira n'umwe mu rubyiruko witabiriye ihuriro mpuzamahanga ryabereye i Roma, atanga ubutumwa bugeneye urubyiruko. Urugendo twagiriye umugisha wo gutemberana hatandukanye, kubona inyigisho zitandukanye zikomereza ukwemera, ndetse no guhabwa ubutumwa na Papa ukuntu twabasha gufasha urundi rubyiruko mu bihugu byacu no muri paruwasi zacu. Wagize amahirwe yo kugira Roma, uri urujene, ubutumwa mwawe na Papa, ni izihe ngamba nk'urubyiruko uvanyeyo? Urubyiruko uko twabisabye na Papa ni ugusakaza umunezero ku bana b'Imana, ni ukurushaho kubera mugenzi wanjye umuhamya nyakuri, uzamura ufite intege nke, ndetse no guhora iteka duhamya Kristo. Bwari urugendo rwise urugendo rw'amizero, rutwibutsa ko turi amizero, kuko tutitwa ejo hazaza nk'urubyiruko, ahubwo kuko turiho uyu munsi bitanga icyizere ko n'ejo tuzaduhari, kuko kwemera dufite uyu munsi kukaba dutanga icyizere ko n'ejo bundi kuzaba kugihari. Mu gihe urubyiruko rwizihizaga muri Chapelle Saint Gaspard umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko n'umunsi mukuru wa Kristo Umwami, mu misa yabo yamaze amasaha arenga 3, ku ruhande muri kiliziya yitiriwe Mutagatifu Vincent Paroti, abakristu bizihizaga umunsi mukuru wa Kristo Umwami bifatanya na bagenzi babo bari mu muryango w'Abanyamutima, aho bamwe muri uwo muryango bavuguruye amasezerano bakoranye n'umuryango, mu gihe abandi bakoze amasezerano ya mbere abinjiza ku mugaragaro mu muryango w'Abanyamutima. Tugana ku musozo w'udushya dushyigikira ukwemera, nimuze rero twinjirane mu misa ya 4 isanzwe itangira saa 6, ya saha ubusanzwe igora abakristo batari bake. Kuri uyu munsi ikaba yari yitabiriwe cyane kubera ko twari ku cyumweru cya 4, icyumweru ubusanzwe gitangwaho amasakramentu y'ibanze, bikaba bikorwa mu misa ya 4. Kuri uyu munsi rero bikaba byarakarusho, kuko uretse abari guhabwa cyangwa guhesha amasakramentu y'ibanze, iyi misa yari yitabiriwe n'abakristu bose bafite umurimo wa gitumwa wo gutanga umubiri wa Kristu, abo twita abagabuzi b'Ukaristi cyangwa se abagabuzi b'ingoboka. Kuri uyu munsi abo bakristu bafite umurimo wa gitumwa wo gutanga umubiri wa Kristu bakaba bari baje gusubira mu masezerano yabo kuri uyu munsi wa Kristo Umwami, kugira ngo bamugaragarize ko bamuyobotse kandi ko bemeye kugira ngo ubutumwa kumukorera. Kandi yari yitabiriwe n'abavandimwe bafite ibinyabiziga, imodoka na moto, bakaba bari biyandikishije basaba ko byahabwa umugisha
kuri uyu munsi kiliziya yizihizaho umunsi mukuru wa Kristo umwami kugira ngo nabo bamugaragarize ko bamuyobotse bo n'ibyabo byose. Umuhango wo guha umugisha ibyo binyabiziga na ba nyirabyo ukaba ariwo wasoje igitambo cya misa ya kane, ubusanzwe gitangira ku ya saha ya saa sita kikasozwa ahanini ku isaha ya saa munani. Uwo muhango wabereye muri parikingi ya paruwasi, ukaba wararanzwe no gusabira ba nyirabyo, kubaha umugisha, babatera amazi y'umugisha ndetse no gutera ibinyabiziga amazi y'umugisha. Umwe mu bitabiriye iki gikorwa akaba ari utangarije ku musozo akanyamuneza atewe n'iki gikorwa. Ngayo nguko dukomeje kwifuriza rero buri wese umunsi mwiza wa Kristo umwami, tumuyoboke. Dukomeje kandi kwifuriza urubyiruko aho ruri hose, tugira ngo nk'uko babibwiwe mu butumwa ny'ubutungane Papa Leon wa 14 yabagejejeho, biyemeze kuba koko inshuti za Yezu, kurangwa n'ubuvandimwe no kwitabira kuba abamazabutumwa bakiri bato. Mwese rero abadukurikiye tubashimiye umwanya mwaduhaye, dukomeza kubasaba gukora like, share no gutanga commentaire, ariko kandi no gukora subscribe kugira ngo tubane nk'urugendo mu muryango mugari wa YouTube channel Paruwasi Vesa Paruti Gikondo. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Joseph Umukiza. Kristo umwami w'impuhwe aduhane twese umugisha kandi tumuyoboke. Mugire umunsi mwiza.